twagiye Ni umari nyotaha atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu ugasanga ari sawa. Yesu ni umari nyotaha atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu ugasanga ari sawa. Uhungabanya umutekano ibiyobyabwenge bikabije gutwara ubuzima bw'abantu bibwira ngo bimara inyota ahubwo ari icyaka gusa. Ibiyobyabwenge bikabije uhungabanya umutekano ibiyobyabwenge bikabije ngo bimara inyota ahubwo ari icyaka gusa. Kanyanga imara inyota hehe urumogi cyangwa muri turehe ibyo bya nyirantare bavuga ahubwo ko bitesha umudehe. Kanyanga imara inyota hehe urumogi cyangwa muri turehe ibyo bya nyirantare bavuga ahubwo ko bitesha umudehe. Yesu ni umari nyotaha atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu ugasanga ari sawa. Yesu ni umari nyotaha atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu ugasanga ari sawa. Uwabinyweye ahinduka nabi bimushyira muri swingi akangirika bimukura mu cyubahiro bwiwe. Uwari umugabo akaba ikigwari bimutera umutima mubi akarangwa no gukora amarorerwa gukubita no gukomeretsa uwahohotera igitsina gore. Uwabinyweye bisimbikangwa ntakinatinya rusha inyamaswa ntatinya kwica ntakiza byeri. Yaterambere yarashize kandi ukora ibyo ntabyizera kenshi yibera muri gereza. Yesu ni umari nyotaha yabibwiye umusamariyakazi Yohana 4:13 kugeza kuri 14. Yaramubwiye ngo unywa kuri aya mazi yanyu azongera kugira inyota ariko unywa amazi nzamuha azongera kugira inyota iteka ryose. Burya rero nta ntwari mu biyobyabwenge ko ntabwo yashobora urugamba kandi nta mugabo mu biyobyabwenge ko ntabwo yashobora urugo. Iyo ubwenge bwamaze kuyoba nta murongo muzima buba bugifite.